Lumba. Nturare utabivuze iby'ejo bigaraho b'ejo wasanga hari undi umukunda akagutanga kariko cura Lumba, 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 lumba. Lumba uyu munsi tugiye kuyirebaho rero sasa. Tugiye kureba ngo injyana ya lumba yigwa ite cyangwa se kuri gitari acoustique umuntu ashobora kuyicuranga gute. Umuntu ashobora gucuranga lumba ye gute kuri gitari acoustique. Ni amasomo ari high ari kuri level iri hejuru, ubwo nizere ko namaze gufata amagitari. Narababwiye ngo abashaka guhera ku masomo y'ibanze hasi ariho hari uwanyandikiye ejo I think ambwira ko yabuze amasomo y'ibanze hasi, ariko ariho mukomeze murebe like 2 years ago I think mukomeze murebe inyuma ariho rwose, ariko n'ubundi urahishuwe humura ngiye kubikora kongera kubibutsa mu next nduma nzabaha yanga bibanze nabo batangira babashe kumenya neza uko ibintu bimeze. Uretse tugiye kureba ngo ku bantu bize icyo bita inversions cyangwa se l'enversement. Iyi ni re ya mbere, iyi ni re ya kabiri. Mu buryo bwuzuye ifatwa gutya, urabona nk'uko pozisiyo ya C hano imeze ko tuyifata gutya, simubyibuka, urabizana guhera kuri fret ya 5 ugakanda gutya bisanzwe, sibyo? Mundigisha abantu basanzwe bakora bazi ayo manota, niyo mpamvu mu gihe utaragera kuri level komeza hasi urabona byinshi rwose. Nibyanga amagara abashaka kwiga n'abashaka instrument, ndagomba kubibutsa ko nta kibazo mwareba izo nimero urazibona hasi, sibyo? Hanyuma unyandikire kuri WhatsApp nkugezeho ibyo wifuza neza kandi mu buryo bworoshye. Lumba. Okay, uwo ni position twafashe rero. Okay, mu rya 5 4 3 2 akwakumvishe muri make lumba igenda ngo okay, byumvikanye nuko lumba igenda. Okay, utiye kurepeta wowe nanjye, sibyo? Iyo ni part ya mbere, pa 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 pa. Mu rya 5 4 3 2
pati ya kabiri noneho uhita ujya muri la isanzwe. Iyi twavuze ko ari la, iyo ni iya mbere, iyi ni iya kabiri. Iyo ni la ya mbere, iyi ngiyi murabizi. Indi pozisiyo yagutse twabonye ni iyi ngiyi. Iyi ni la ya kangahe? Ya kabiri. Inversion yayo ya kangahe? Ya kabiri. Ya kabiri, sibyo? So rero bwa mbere one ni pozisiyo kangahe? Ya la ya kabiri. Muri make iyo ukanze nka pozisiyo nk'uko wakanda fa hano ukayikanda muri fret ya kangahe? Ya gatanu. Sasa bigenda bite sasa? Ucuranga umurya wa kane, gatatu, kabiri. Urugero uyicurangira rimwe, ubu ushobora gukoresha izi ntoki uko eshatu gutya, cyangwa nabyo yashoboka, cyangwa ndagutya nabyo byashoboka ko wacuranga ebyiri, eshatu, kuko urunguru ukubita ebyiri, urukubita kamwe. Ni make. Alright. Cyangwa bakoresha izi zitatu, urwa gatanu n'urwa mbere n'urwa kabiri. Wakoreshamo izikoroheye. Noneho uva aha ukajya aha kuri fret ya gatatu, urabona ko ari duhereye. N'ubundi nk'uko wakanza pozisiyo ya fa, n'ubundi niko ukanda aha. N'aha nibihinduka ni ya miryo ukoraho wa kane, wa gatatu n'uwa kangahe? N'uwa kabiri. Urugero kongera ugasubirayo, sibyo? Okay. Ya pozisiyo yawe, ya pozisiyo nanone muri ritme. Ubona ko ahangaha iyo wageze gutya, ugeze ahangaha ucuranga intoki ubwazo. Ahangaha ucuranga rimwe, aha ugahita ukurura zikivugisha, imirya yonyine ikivugisha. Urugero okay. Uva kuri pozisiyo la, ningi ya sol, sibyo? Ukongera usura kuri la yawe. Urugero umva ko ahangaha iyo ngeze kuri sol nsubira muri la yanjye, ariko ntacuranze. Ibyo bintu mu birepete ni gake gake, ndabizi ko uraza gutwika mu mwanya. Okay. Akandi gakurikiraho ucuranga iyo ugeze muri la, ucuranga mu rya gatanu, mu rya gatanu, ucuranga mu rya gatanu, kane, gatatu, kabiri. Urugero tugatangira kose. La, utangira ku rya gatanu, ukabona kujya muri G, muri sol, ya pozisiyo n'ubakoraga, ariko ukayikanda yuzuye. Reba uyu murya twakanaga fa yacu gutya. None tuzamura urutoki uru rwa kangahe? Rwa gatatu. Agahera tugashyize aho rwari ruri, tuzanye urutoki rwa mbere tururambuye no ku murya wa gatandatu. Cyangwa se ibyiza kuzana igikumwe cyawe akari cyo ukandisha hano, nabyo ni byiza. Cyangwa se ukazana urwa mbere nk'uko benshi babimenyereye. Dusubiremo, tangire. Ra yawe yuzuye n'umurya wa gatanu. Wumva ahangaha ukoresha iki? Ahangaha ukoresha rwa rutoki twabwiye,
ugahita ucuranga umurya wa gatandatu na ya yindi itatu twabonye guhera ku murya wa kane, gatatu, kabiri. Cyangwa wabonye igikumwe kuri fete ya kangahe? Ya gatatu. Twongere la, urabona? Noneho tujye kugenda gake gake. Ako ni aka mbere, ubanza ukarepete. Noneho la yacu ya kabiri, so. Noneho iyo uvuye muri so hano uhita ukurura imirya yose iravuga kandi neza. Umva n'uwo mwanya imara ibyo bintu banza birepete, kuko ibi bintu biraryoha, bija biryoha ibi bintu sha. Kuva muri sol, right? Ushobora kubaza ngo iyi solo ko nyise solo kandi yari solo, ni nyinshi, ni inversion zinaribabwiye, muzagera mu byiga gake gake. Banza repete ibyo bintu neza, nibwo rumba yawe iraza kuryoha. Pati ya mbere, pati ya kabiri, pati ya gatatu. Urumva ukuntu iri somo ryoroshye, rifite pati zingahe? Izo zitatu. Turemo yabonye yara yacu, yaba ari umurya wo hejuru cyangwa n'uyu, iyo ukandi yanga bivuga kimwe. Ushobora gucuranga uyu nguyu rero, uyu wa gatanu gusa. Ikwanze hano ujya gusoza, urya kumwe gicuranga umurya wa gatandatu, wakandiye, wamaze gukandira hano, then ugacuranga za zindi zawe eshatu kuva ku murya wa kane, gatatu, kabiri. Mama, mama yo, mama yo, mama, mama yo, mama yo. Right. Hari abantu bajya bitiranya rumba na sebeni. Ntabwo ibyo bintu bihuye. Abanyeshuri bakunda kuza aha ngaha ugasanga ntabwo babitandukanye, ariko iyo niyo rumba. Nubwo indirimbo za kera cyane ba Koffi Olomide bandi batandukanye bagiye hari abaririmbyi bakomeye bagiye baririmba amarumba ndetse n'amasebeni, akenshi bagiye bayavanga, kumva batangiye kumva mwanya ukumva bavanzemo iyo music imeze ityo. Iyo niyo bita sebeni. Ubundi rumba sebeni ni ibintu akenshi bijyana, kunda kujyana. Icyo gihe rero iyo
iri gucuranga rumba ushobora guhita uyivangamo kugira ngo abantu babashe no kugira ukundi kuntu babyina bitewe nuko babyinaga cyane ko benshi bagiye babivanga ariko burya ntabwo ari zimwe pe kuko urumva wajyunye iyi njyana itandukanye n'iyi ngiyi urumva bijyanye n'umudiho wacu bihita bitandukana mu kanya yaba ari tempo yaba ari iki bihita bitandukana ako kanya so rumba na sebeni ni ibintu bibiri bitandukanye buretse ko ari umuco umwe w'igihugu kimwe Congo. Rumba sebeni ni ibya Congo rwose rero benshi n'impamvu ngira ngo bashaka no kubyitiranya ariko ntabwo biba ari bimwe. Nizere ko rumba yacu twayibonye sibyo? Okay, so hari ibindi bintu byinshi bijyanye n'iby'umucuranzi ushobora gushyiramo nk'ibyo. Ayo ni amasomo nayo umuntu agenda yiga cyane cyane iyo twize za inversions yambara mversoma nababwiye tuzayanyuramo neza kuko ndabizi ko muyifuza kandi muyashaka. Muri make amasomo ya gitari ni menshi pe kandi ku murongo. Iyo wagize ibyago ntuyige neza mu buryo bwo ku murongo neza, icyo gihe hari igihe ujya gucuranga ukumva harimo ikintu ubura. Icyo gihe rero namame abatarizwe yose kuko buri nota ryose ribaho rigira uburyo butatu rigomba gufatwa. Niba iyi ari re turayizi, n'iyi kabindi, n'iyi kabindi, n'imbuke positions zikunda kuba eshatu. So nitwiga izo inversions mu manota yose nibwo muzamenya neza ibintu umuntu ashobora gukora akazenguruka fretboard ye yose guhera ngaha kumanuka kongera akagira gute. So ni impamvu nk'ibyo ndi gukora nuko ndi gutanza muri re ya kangahe ya gatatu. Niyo mpamvu wumva biryoshye gutyo kwibaza ibintu bikomoka he, byose bifite amahame n'amategeko bigenderaho kandi mu buryo bworoshye. Icyakora ndakwizeza ko amasomo yose uzayabona neza ku murongo wo komeze ukipinge gukurikirana amasomo kuri YouTube. Ibikugoye unyandikire nkorereza amasomo hanyuma yawe bwite. Icyiza rero cyo kukwigisha online wowe wenyine bya bindi abanyeshuri cyo tubigisha online, icyambere nuko mpera kuri level yawe ufite, kuko benshi basanzwe bazi gucuranga baba bafite level bagezeho. Icyo gihe rero biraryoha kuko mpera kuri level ufite nkakuzamura nkakugeza aho ngomba kukugeza bitewe nawe wifuza nawe kugera, cyane ko igitari iri general cyangwa iri genero ihera hasi kuzamura. So iyo ufite icyuzi rero ngo hera ku masomo yawe bwite ugomba guheraho nkakuzamura, iyo cyiza cyane. Ariko YouTube nayo ni nziza wayigiraho, ariko ushobora kudakontororwa n'umwarimu kubera yuko icyo gihe ni isomo tuba twashyizeho bisanzwe nta kibazo waryiga, ariko kontrole yo kugira ngo nkugenzure neza, kuko ushobora gufata isomo wenda tuvuge muri capacity yaryo rifite 60% kandi wowe muri capacity y'ubwonko bwawe ugifite 15%. Icyo gihe uri kwivuna akenshi ari n'igihe utarifata bitewe nuko hari ibyibanze utabashije kugira gute kwiga ngo bisoze. Rero niyo mpamvu dusaba abanyeshuri kwiga online, tukabigisha twohereza amasomo yabo ku WhatsApp, kandi barangiza bakanatwoherereza video uburyo bakoze practice y'isomo twabahaye mu rwego rwo kubakurikirana no kugenzura neza imyigire yabo. Rero ubwo igikurikiyeho ujye wirinda cyane guhita ujya kwiga isomo ubona riri hejuru cyane kandi
utaramenya na progression, utaramenya uko ibintu bikorwa, ahubwo ujye umpamagara ngufashe. Ushobora kurangira YouTube ugenda kuri ikiganiro iki n'iki, cyangwa isomo niri kuri YouTube yanjye urifate riragufasha, cyangwa se nkakohereza amasomo kuri WhatsApp ajyanye na level yawe. Yes, watwika cyane rwose. Nimero ngizo. Mbashimira subscribe, mbashimira gusharinga izi video, amasomo ngenda mbaha. Ni byiza. Imana ibahe umugisha. Ntekereza ko ibyiza biri imbere, ariko kandi naje kugira ngo ngufashe. Muri make Imana yanshyize kuri iyi si kugira ngo ngufashe. Ukunda umuziki, ukunda gucuranga, Imana yabimpaye kugira ngo mbitange, ntababeshye. Imana yabimpaye kugira ngo mbitange. Rero hamagara izo nimero, hanyuma ngufashe ubashe kumenya icyo wumva ukunda kandi wifuza. Imana iguhe umugisha. Ukomeze utange comment nkuko ubyifuza, bizagenda bisubizwa. Kabyare.